kugira ngo umenye inota yitwa do, hano urabona ko dufite amabuto y'umukara kuri piano. Aya mabuto y'umukara iri nota ritangira niryo twita do, iri rikurikiraho ni re. Hano mbere yo gukora ya myitozo bivuga ngo do diyeze, urumva ko byo bita ahangaha ntabwo ndabitinda, do diyeze re diyeze. Ubwo ni iri nota niryo twita do kuri piano, iri nota niryo twita do. Nk'uko nyine nakwigisha mu mwumva bataravuga ngo do ibiri munsi ya mwumva nota y'iryo nota riciyemo akarongo dore ni yitwa do. Noneho iri nota rikaba ryitwa re, iri nota rikaba ryitwa mi. Ubwo aya manota y'umukara y'umweru gusa, do re mi fa so la si. Ino bigeze kuri si, uzi ko amanota ntarindwi agenda yirepeta. Ubundi rero bavuga do re mi fa so la si, kumva do re mi fa so la si do, ugakomeza. Noneho ibi nibyo naje ubwo mu piano ni gutya kuntu imeze, ibifite amabuto abiri y'umukara ikagira n'atatu y'umukara, kugira ngo umenye do. Uburyo niyo waba ucuranga utari no kureba icyane ushobora gukora ugahita wumva utubuto tw'umukara, ugahita wambara inota n'iryo do, warangiza ukaba wacuranga utari no kureba. Yes, aya ni atatu, aya atatu yo inota ntabwo ari do, ahubwo do ni kuri aya abiri tuyarebera. Ukomeza warangiza ukazamuka bwane yose. Noneho tumaze kureba ku bijyanye na piano, ubwo hariya twayibonye, ngiye kukwereka. Noneho haranagerageje kubibona nyine, nibyo mve ndi gusobanura, ndi kukwereka niba piano yacu hari utubuto tw'umukara tuba duhari, hari atatu, hari abiri gutyo, niko yitondetse amabuto agenda atondetse. Bishatse kuvuga ngo iyo umaze kumenya aya, ku buryo niba bakubwira ngo curanga utari no kureba, ukora kuri piano ugahita wumva aya manota abiri y'umukara, ukumva atatu ugahita uvuga ngo do iraho. Ubwo wahita ugenda ugahita ufata n'agahanga uburyo ugacuranga utari no kureba. Aya ni abiri, ubwo do iri do, ubwo ukabona iyo piano yari igize ishorerane. Ubwo aya abiri iyi ni do, aya abiri iyi ni do. Urebe nanjye nzamutse n'avuga ngo do re mi fa so la si do, urabona ko bitari kuriramo neza cyane. Do re mi fa so la si do. Aya manota y'umukara ubyibuka ko ni amadiyeze cyangwa se bemol. Ashobora kuba diyeze uri kugenda, akaba bemol uri kugaruka. Haranagerageje bigaragaza neza, nizere ko twese turi kubibona. N'aha ngaha nibyo nagerageje gukora. Ubwo kubakurikira inyigisho wenda mu cyongereza nabwiye ngo si ni do, ubwo bishatse kuvuga ngo iyi si, iri nota ryo kubona yitwa si, anarigira ibyo turi kwita do. Iri noneho riri kwaya abiri y'umukara, aya abiri atatu y'umukara yanashyize mu kabara. Iri nota ritangira ryo riba ryitwa fa, bishatse kuvuga ngo nyine naryo ni fa. Do re mi fa, iyo fa ngiryo do re mi fa. Reka dukomeza. Noneho hano nagerageje kukwereka do nyishyira no mu kandi kabara, ndakeka biri kwigaragaza n'ukuri. Ndakeka biri kwigaragaza kugira ngo aho uzajya ufata piano yose uzamenye ngo iyi ni do, abiri y'umukara iyi ni do, abiri y'umukara iyi ni do, abiri y'umukara iyi ni do. Ku nota ryo kumenya do kuri piano ibyo bivuye, kubera ko ubona n'ugasohokera bisanzwe. Aya ni do, do re mi fa so la si, do re mi fa so la si do. Abiri y'umukara, ubwo bishatse aya abiri y'umukara iritangira hano ni do, aya abiri y'umukara iritangira hano ni do. Ibyo byarangiye. Noneho dukomeje gato, bigiye kurangira. Ngiye kukwereka uburyo ushora intoki muri piano. Uburyo ushora intoki muri piano ndagerageza kubikwereka hano. Gusa kino kiganza nashyizeho ntabwo kiri kugaragara, kino kiganza. Intoki zacu ntabwo tuzigira gutyo, reka njye nano ngikoreshereza, ntabwo dufata kuri piano intoki twazihinya gutyo. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ku buryo niba uzaba uri gucuranga intoki zimeze gutyo uri kumva urimo kuvunika, oya. Cyangwa se gucuranga intoki wazirambuyemo nyine uri gucuranga intoki zirambuye zihinnye, zimeze nk'aho wafunze igipfunsi, cyangwa se zirambuye, ahubwo zihine byoroheje, zihine byoroheje uri gucuranga, ukareba ko intoki zose ziri mu birute ziri gukora. Izo nyine
utari kuvunika byoroheje bitakuvuna ku buryo uraba intoki ziri gucuranga. Nibyo nashatse kwerekana. Iki kiganza kiri gucuranga, urabona ko intoki zimeze neza rwose. N'iki intoki zigomba kuba zimeze gutya, ntabwo urabona ko nashyizeho ntabwo ari byo bivuga ngo izi ntoki zihiye wapi, ntabwo ugomba kuzihinda kwa mu rwego, ahubwo ugomba kuba wazihiye bitari kukuvuna. Uri gukora hehe muri piyano.